njye gadi nongeye nigarukiye, twaherutse ingagi muri episode ya 3 zimanukira. Abatayibonye bayishake barayibona. Ingagi zamanutse mu nyamaswa, ziramanuka zitangira kwicara na za nyamaswa. Mama we, ingagi zagukubitiye imbwa, zirazikubita. Inyamaswa zirarwana, ingagi zagukubiti. Abasirikare abasirikare bivanzemo n'ingagi. Dore ukuntu umujyi wabaye w'abaturage, dore umujyi w'abaturage babagamo, dore kumbi, dore icyari kiri ku musozi, hari icyari kiri kureba cyahaka cya kigabo kimwe cy'icyatsi. Dore amaso mama we, dore amaso, kiritupa kiramanuka. Ndagira sasa mubanze murebe ahantu kiguye, utumodoka twari turiho twahise duturika. Dore ikigabo kirahaguruka, ikigabo gitangira gishaka kwegura ikintu, kubera ikiganza cyacyo kinini kigura ku bintu cyegura. Ingagi panchi kubita, dore ingagi yagikubise ingumi nziza yegura imodoka. Ingagi igikubita akaboko iragesura kubita mu kamodoka. Ingagi yakigaritse mu kamodoka my friend. Dore ahantu hese igisanga yagikubitiye ahareba insega, hakagize umujinya igukubitira ingagi ku gikuta. Kuba banshi bogisi ingagi nayo bogisi ingagi yagukubitiye hake ingumi. Kubita ingagi, reba ahantu bayitumuye, byose bifite imbaraga, ingagi yagukuriye ingumi kubita haka hasi. Abasirikare bahita baza, abasirikare bahise baza, gavumenti iraza irakiboha, haka bamumanitse hejuru, mbanza hari ibyo birangiye. Haka baramuzamura baramumanika, mbanza n'agafilme kacu ariko kagenze. Ciao.